Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ildefonse Official. Nk'uko bisanzwe ni ya channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge utasanga ahandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibanga baguhishe ku bantu bari gukorera amafaranga kuri FMC Pay. FMC Pay ni platform iri gutanga amafaranga, nubwo bamwe turi kuyipinga ngo tukavuga ngo ni scam, ariko ni platform iri gutanga amafaranga mu buryo bw'ibanga kandi utamenya, ndetse buri umwe wese atakumenera. Uyu munsi rero nk'uko Ildefonse Official tubakunda, tugiye kurebera hamwe ibanga ry'ukuntu wakwinjiza ayo mafaranga nta kintu na kimwe ushoye, nta faranga na rimwe ushoye. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza, ugakurikiza inama zose nkugira, ubundi ukazandika muri comment umbwira ngo bya bintu ni scam. Ubundi igihe cyose ntukabone ibintu ngo ubice amazi, cyane cyane mu bintu utari busabwe gushora, jya ubigerageza kuko biba ari ubuntu. Icyo uba usabwa ni megabyte, kandi tuhora tuzipfusha ubusa tujya kuri TikTok, kuri YouTube tureba ibiganiro by'abandi, nta kintu turi kwinjiza. So icyo ngusaba, nimba ubonye iyi channel bwa mbere, kora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo buri video yose izajya isohoka izajya ikugereraho igihe. Ukore share nawe ntube nka babandi ngo uhishe mugenzi wawe ibi byiza kugira ngo nawe abimenye. Ukore comment cyangwa se utwandikire muri comment nimba hari icyo ushaka kutubaza cyangwa hari imbogamizi wagize. So tudatinze reka turebere hamwe uko bikorwa. Tudatinze rero, kugira ngo utangire kwinjira mu muryango mugari wa FMC Pay, platform iri gukorerwaho amafaranga online ariko mu ibanga, kugira ngo utangire uyikoreshe cyangwa se winjire mu muryango mugari, urasabwa kuba ufite invitation code. Ariko ibyo byose mbere y'uko tubigeraho, reka tubanza turebere hamwe uko bitangira. Uburyo wiyandikishamo rero buroroshye cyane. Ni ukuba njyewe nariyandikishije muri FMC Pay, narangiza ndahita ngusharinga link ya invitation, birumvikana, kugira ngo ubone inzira ucamo kugira ngo nawe winjire muri uwo muryango mugari, kuko ntago wakwinjira udafite inzira ucamo. Ndaguha invitation code cyangwa se ndaguha link uri bwinjirireho kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abo bantu. So tudatinze katurebere hamwe, njye mfite link kuko namaze kwinjiramo. Mbere na mbere reka mbanze nkwereke ayo ngizeho kuri FMC Pay. Nanjye bakibimbwira nabanje kubipinga, gusa buri uko inshuti zanjye zagendaga ziyabikura nagendaga mbona proof, ndavuga ngo reka nanjye ngerageze. Ndagerageza, maze kugerageza ndavuga ngo reka mbigeze no ku nshuti zanjye z'akadasohoka. So rero reka mbanze mbereke ayo ngizeho kuri account yanjye ya FMC Pay. Turaza dufungure iyi application, mu kanya ndatangira mbereka uko ikoreshwa. Dufungure iyi application, turindire ifunguke, hazemo amabwiriza, dukore hano tubikuremo. So urabona ko njyewe ngeze kure, maze kugira amadolari 47. Sorry, akantu k'akagiripe kaba kamfashe. Maze kugira amadolari 47. Nuko nashyize muri USDT
ariko ngira ngo urabibona neza ko ari amadolari 47 kandi aya madolari 47 nyakore mu gihe gito cyane kitarengeje ibyumweru 2. Rero ikintu usabwa twihuse, urasabwa kuba ufite ya link nakubwiye. Reka turebe aho nashyize link yanjye kugira ngo njye mbone uko nyiha bagenzi banjye. Nayishyize kuri WhatsApp yanjye, ariko mbere y'uko tureba ibi byose urasabwa application ya FMC Pay. Twari tugiye gutangirira ibintu mo hagati. Urasabwa iyi application. Icyo usabwa rero, urabanza uze muri Play Store yacu cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha. Dore ngiyi App Store ni uraza uyigeho ifunguke, uze hano muri search. Uraza hano muri search, aha ukoremo wandike hano muri search, wandikemo aha muri search uraza wandikemo FMC Pay cyangwa se Pay. Uko byanditse uku niko uri bubyandike, uko byanditse gutya. Nurangiza kubyandikamo uze ukore search. Barakuzanira izi application, wowe nurangiza urahita uhitamo iyi ngiyi, iyi imeze itya. Uraza, kuko wowe buba ari ubwa mbere ugiye kuyishyiramo, uraza gusanga hameze gutya. Aha ngaha uraza gusanga hameze gutya. Icyo usabwa nyine, urasabwa kuba ufite interineti, urakora kuri e-store, utegereze ijye muri telefone yawe. Nimara kujya muri telefone yawe barahita bakwereka nawe iri jambo ngo open. Nurangiza uraba uretse kuyikoresha, uraba uretse gukora open, urabivamo. Noneho uhita uza kuri ya link ndi buguhe. So reka turebere hamwe uko biri bugende. Wowe ndaza kuguha link ndaza kuyishyira muri description y'iyi video kugira ngo umenye uko uza kwiyandikisha. So icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza, ntugire akantu na kamwe kagucika, kugira ngo ejo ntazabona comment ngo byanze, ngo byananiye, kandi ari ibintu byoroshye. Wowe byizere ubigerageze, ni ubuntu, nta mafaranga uri bwishyure, ntabwo ari byanda kwa ngo banza wishyure 4,500 ngo nza wishyure. Tujye tubyaza amahirwe umusaruro tuba tubonye. Twihuse ndaza kuri ya link yanjye. Ubwo nawe uraza kujya muri description y'iyi video urebe ya link. Numara kuyibona turaza tuyikandeho. Aha biraza kumera gutya. Tutarajya kure rero, mwihanganire kuba iyi video ari ndende, ni uko nashatse kugira ngo buri kantu kose tukava imuzi, kugira ngo tuve kuri iyi video tubimenye tugiye gutangira gukorera amafaranga. Tutarajya kure, nababwiye yuko ndi bukubwire umwihariko w'iyi video, ari ukwanga ikubwire ibanga wahishwe abantu bari gukoresha kugira ngo binjize no mafaranga kandi vuba. Ibanga nta rindi, wowe ni ukujya ahantu utuje. Ngiye kubongorera ariko rero ntagire ubyumva, ni ibanga. Urajya ahantu utuje, ufate telefone yawe, ufungure ama email menshi ashoboka,
ufungura imeri uyandika ahantu, ufungura imeri uyandika ahantu, ufungura imeri uyandika ahantu. Numara kuzigwiza, namaze kuguha link muri description y'iyi video, uricara hamwe ujye kuri ya link, kuko buri email uri bufungure uyibaremo $2, kubera ko iyi platform iguha $2 ku muntu wemvise cyangwa ku muntu winjije. Ibanga bari gukoresha ni ugutumira abantu benshi, ariko twebwe twaje kuvumbura ibanga. Si ngombwa ngo utumire abantu, wowe icara hamwe ufungure email yawe. Numara gufungura email yawe wazigize nyinshi, wabonye ya link, ariko mwibira kandi kabanga, ntabwo uri butumire ba bantu ukoresheje link yanjye, kuko nukoresha link yanjye uraba urimo nyinjiriza. Ahubwo wowe urakoresha link yanjye winjira, mu gutumira abantu bawe ntabwo uri bukoreshe link yanjye, kuko waba urimo uranyinjiriza. Wowe urinjirira kuri link yanjye kugira ngo nawe uze kubona iyawe. Kugira ngo uze kubona iyawe nawe uyihe abantu bawe. Rero numara kubona link yawe atari iyanjye, numara kwinjira kuri link yanjye ukana link yawe, urayikopiya. Okay, reka dutangire mbibereka. Numara kubona, nimara kugutumira, reka twinjire kuri link tubirebe byose. Uraza kuri link mba nasize muri description yanjye, uyikandeho. Nurangiza barahita bakuzanira ibi bintu: username, ya email nakubwiye ya buri muntu, ni umuntu umwe na email imwe. Password confirm cyangwa confirmation, sponsor ID. Sponsor ID iyi ni code yanjye, ariko numara gufungura account wamaze kuba verified, nawe baraguha account yawe uzajya winjirizaho abantu. So hano username uraza yenda uvuge ngo tuvuge ngo Bizimana, kugira ngo bitaza kudutinza turongeraho n'umubare yenda 4. Niturangiza hano turaza dushyiremo ya email wafunguye y'umuntu ugiye kwinjiza. Wowe icara hamwe umwinjize. Uraza ushyiremo ya email, njye nari nayikopiye, dore ngiyi. Nurangiza hano uzu creating password, uri bwandika ahantu hamwe wanditse ya email wafunguye ugiye kwinjizaho umuntu. Munsi yaho urandikaho na username wamuhaye na password wamuhaye, kugira ngo uzabyinjireho ugiye gukora verified. So uraza ushyiramo password yenda reka tuvuge Bizimana arobase. Password iba igizwe n'amagambo cyangwa se imibare 8 itangizwa n'inyuguti nkuru harimo akamenyetso. $, se arobase, se iki utumenyetso uratuzi. Niturangiza turaza hano dukore confirm ya password. Bizimana arobase. Noneho ahangaha kuri sponsor nta kintu uri bukoreho. Ibi bintu uri busangemo nibyo uri burekeremo, ahubwo wowe urahita uza ukore hano kuri register. Numara gukora kuri register,
kadukoreho turebe, urategereza birodinge. So urabona yuko register imaze kuba successful. Iyo bakimara kukubwira ko register ibaye successful, bahita bakohereza kode kuri ya email yo gukonfaminga cyangwa se yo kuverifiya email yawe. Bahita bakohereza kode kuri ya email twashyizemo twiyandikisha hepfo ya username kugira ngo tubone uko twinjira. Icyo ukora urahita ubivamo uze kuri Gmail yawe, Gmail ukoreho, nuza gusanga ya email wiyandikishijeho itarimo hano, uraza ukoreho uze uyishake. Dore aya yose ni ama email nandikishijeho abantu, aya yose ni amafaranga. Uraza, dore iyo nakoresheje kuri iyi account turi gukora ni iyi ngiyi, niyi. Uraza uyikoreho ijyemo, noneho duhite tureba nimba baduhaye ya code. So dore ngiyi SMS, dore ngiyi message ya verify account registration. Uraza uyifungure, uraza gusangamo code baguhaye ariyo yiyi, uze uyikopiye, ukore copy, usubire hahandi, uze naho ukopiyemo ya mibare, utegereze account activated. So nibamara kuvuga ngo account activated birahita bimera gutya. Icyo ukora noneho sasa, urahita ubivamo uze muri ya application yacu twa downloadinze, muyibuke, ya FMC Pay. Dore ngiyi niyo yiyi, ya application yacu ya FMC Pay niyo tugiye gukoresha none. Uraza uyikoreho. So dore njye haracyarimo ya account yanjye, kamanze nkore logout. Aha, urayikoraho, numara kuyikoraho uraza gusanga bimeze gutya. Hari sign up, hari sign in. Ikintu uri bukore kuko dufite username na password, uraza ukora hano kuri sign in. Urakora aha kuri sign in, dukoreho tuze dushyiremo ya username twashyizemo hahandi twiyandikisha. Twashyizemo Bizimana 4, password tugira Bizimana @ dukore hano kuri sign in. Dutegereze. Ukimara gukora nanone sign in, barahita baguha indi code yo kwinjira muri account yawe. Dore urabona ko message yaduhaye, ariko reka tujye kuri email yacu turebe. Sasa dore login, activate login, dore ngiyi bayiduhaye. Email turayifungura, nabwo tuze twongere dukopiye ya mibare yacu, dukore copy, tugarukemo hano tuyikopiyemo, dukore hano kuri confirm. Nimba uri mushya kora subscribe kuri iyi channel, kore ku nzogera kugira ngo buri video zose zizaze zikugeraho ku gihe. Kora share, kandi wowe wamaze gukora subscribe ndagushimiye, ukore kuri confirm. Aha, dore rero ahantu hari izingiro byose ni ahangaha. Uyu munsi tugiye kugarukira aha. Video y'ubutaha vuba aha ndabereka uburyo uzakora verification ya account yawe.
wowe kora subscribe nimba uri mushya kugira ngo videwo y'ukuntu uzakora verify ya akawunti yawe itazagucika, kandi ariryo zingiro ryo gukorera amafaranga, kuko akawunti wakoze ntukore verify ntabwo bayiguhembera. Ciao ciao, dusubire vuba.